Hello guys, nshuti zanjye, nshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Muri aka kanya nje kwigisha guteka chicken satay. Chicken satay ni inteko y'Abataliyani. Iyo nteko y'Abataliyani rero ubu ngiye kurereka uko itegurwa. Ni ukuvuga ngo mfite ingredient zikurikira. Hano mpafite inkoko zibaze zikasemo duto duto, murazibona, mwazibonye. Yes, nkagira kandi ibitunguru ngibi murabireba, nkagira poivro, yes, nkagira, noneho ndakoresha n'ama spices, nkagira umunyu, nkagira amavuta, nkagira cauliflowers, aka ni agafu gakoze, agafu k'ibigori ariko bitari, ntabwo ari bya bindi bya, ntabwo ari kawunga. Cauliflower ni agafu kaba kari mu gapaki ukwako. Nkagira sauce tomate yo gukora isosi, murayibona. Nkagira n'ibindi birungo biri hano, nkagira curry powder, mfite umunyu, mfite butter, mfite oil, nkagira chicken masala, chicken masala ngiyi murayibona. Nkagira white pepper, nkagira paprika, nkagira cinnamon, nkagira kandi na za cube magi, udukibe magi tubiri ngutu muratureba. Ibi nibyo ngiye kwifashisha. Ndabanza gufata salt and pepper, umunyu ndetse na peppers zitandukanye zombi uko naziberetse. Yes, ndavunguriramo akamagi, ibe magi ngiyi murayibona, ndimo ndayitonora. Umunyu ushyiramo muke kuko uzi ko uri bushyiremo na kibe magi. Murayibona. Ndashyiramo royiko, nshyiremo curry powder, nshyiremo black pepper, white pepper plutôt. Nababwiye ko inyama z'umweru bashyiramo white pepper, ntabwo ushyiramo black pepper. Ndashyiramo cinnamon, nongere kandi shyiremo paprika, nindangiza mvange. Mu Kinyarwanda rero twebwe chicken satay zacu turanashyiramo n'iyo birungo ya Kinyarwanda, ariko turabizerva n'ibindi byo gukora isosi. Turavanga, nitumara kuvanga
dushyiremo na cauliflowers. Ngira ngo mbabwire ngo jyewe nateguye isosi yitwa curry sauce, kubera nagize curry powder, nakoze na curry sauce yo kurisha chicken satay yanjye. Ndazotsa kuri grilla. Twebwe rero ntitugira grilla, ndazotsa ku ipanu. Nimara kubyutsa ku ipanu nkora isosi itekeshejwe baking powder. Hanyuma ndapfundikira iminota 10 kugira ngo ibirungo byanjye bikore. Ndaba mfundikiye iminota 10. Nzanira ikiyiko. Yes, nababwiye ko nta grilla ngira. Iyo udafite grilla witabaza icyo ufite. Ubu hano mpafite ipanu yagenewe kotsaho, niyo ngiye gushyiraho chicken satay zanjye. Hari abakoresha imihore gusa, ariko jye ko hari igihe mba nayibagiye, singombwa imihore yonyine. Zitya zumutse zikomeye cyane, zikomeye zimeze neza kandi zikuze ibivuta byinshi. Ugenda uhindura. Urabibona? Urabona umuntu ufite grilla nazigiriringa, nawe wazigiririnze gutya ku ipanu yabugenewe, ntabwo azakubita kurya chicken satay iryoshye kurusha iyo witeguye. Hari n'abazigiriringa zikunze kuri Bworoshye, bakazigiriringira kuri icyokezo. Nawe uramutse udafite iyi panu, ukaba ufite iziko, ukaba ufite imbabura, wabikora. Yewe ushobora no kubikora no ku mashyiga asanzwe, byose birashoboka. Niyo zakubeshye ngo nimba udafite grilla ngo ntabwo wakotsa, none wakotsa rwose.
chicken satay yanjye iri hafi gushya. Ni kugenda duhindagura iyi nkoko kubera ari inzungu, impamvu tuyiteka gutya mu mavuta atari menshi ukaguma uhindagura, nuko ubwayo yibyarira amavuta. Ariko nyine biteka gutya nk'uteka akabenzi kugeza ihiye. Nababwiye ko tuyirisha kari sosi. Ubu rero ngiye kuyaharura kuko mu by'ukuri yahiye. Yahiye neza. Ngiyo chicken satay irabonetse. Yes, mwayibonye rero chicken satay ngiyo. Urabona ukuntu iryoshye, iryoheye ijisho, iryoheye akanwa. Tukaba twateguye kari sosi yo kuyirisha. Kari sosi nayo nababwiye ko narayibigishije uko itegurwa kari sosi. Ubu niyo tugiye kuyirisha. Biraryoshye mwa bantu. Reka dutestinge turebe. Yes. Mwayibonye? Koza mu isosi rwose ifashe gutya. Muze dusangire. Nkaba mbibutsa kandi mbasaba nimumara kureba
iyi video uramenye ntugende udakoze subscribe niba uri mushya, kandi ntukibagirwe gukora comment. Yes, iri ni ifunguro ryanjye rero rya nijoro. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Tuzahura ubutaha. Yesu aduhane umugisha.